Ndabashuje mwese abana b'Imana aho muherereye. Imana yo mwijuru bahereza umugisha, ndetse tunabashimira yuko mukomeje kudukurikirana tukabibona. Imana ibahereza umugisha, ndetse nawe uhisemo kureba iyi video. Imana y'amahoro iguhereza umugisha mu izina rya Yesu. Amazina ni Deni Ahimana. Nk'ibisanzwe tuguhaye ikaze kuri channel Marayika w'Uwiteka TV. Imana yo mwijuru guhereza umugisha ko uhisemo iyi channel kuyirebaho iyi video. Ubu ni ubutumwa bwawe, rero ntucikwe. Uyu munsi rero tugiye kureba ijambo ry'Imana. Imana yashatse ko twaganiraho riri muri Matayo ibice 6, duhereye ku murongo wa 25 kugeza 26. Niwo murongo tugiye kwifashisha kugira ngo twumve icyo Imana yashatse kuganira natwe. Ijambo riravuga ngo, hari titiri rivuga ngo ntimukiganyire. Ngo nicyo gituma mbabwira ntimukiganyire ngo mutekereze iby'ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. Murongo wa 26 akavuga ngo, nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi So wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Imana yo mu ijuru tugirire neza. Iri ni ijambo rero nahaye umutwe uvuga ngo Imana igaburira inyoni yavuye mu cyari. Niyo mpamvu rero icyo Imana igusaba nta kindi. Dutangiye umwaka wa 2025, ariko hari icyo Imana iri kuvugana natwe. Iravuga yuko izabana natwe, kandi iravuga yuko tudakwiriye kwiganyira iby'umubiri, kubera yuko Imana ibyitayeho. Nimba inyoni rero yagurutse ariyo Imana igaburira, nawe icyo Imana igusaba nta kindi. Iragusaba kugira ngo wumve yuko nawe ubwawe ikigusaba ari ukugira ngo uguruke, ujye gushakisha ibyaguteza imbere mu mwuka cyangwa se mu mubiri. Byose birakenewe kugira ngo tubeho neza, byose turabikeneye. Niyo mpamvu rero Imana ikintu igusaba, iragusaba kugira ngo umenye neza yuko udakwiriye kwiganyira, ahubwo ibyo ushatse kwiganyira Imana yabizanye muri ino jambo kugira ngo nawe wumve yuko ije kugukiza kwiganyira kwawe. Ibituma wiganyira rero, we ahubwo nyaruka uhaguruke nk'uko inyoni yiri mu cyari ikahaguma kuva mu gitondo ikageza nimugoroba, ntabwo yabona ikirya, ariko iraguruka ikajya amajyepfo, ikajya amajyaruguru, ikajya iburasirazuba, ikajya iburengerazuba, ikajya gushakisha. Icyo Imana igusaba nta kindi. Haguruka, va mu bushomeri, haguruka, va mu bukene, haguruka. Imana irashaka yuko wahaguruka ukaguruka, Imana ikakwereka ibyo ushaka yuko muri uyu mwaka wabibona, kandi yiteguye kubiguha mu izina rya Yesu. Kugira ngo rero tubone ibidutunga, cyangwa se ibyo dukeneye, tugomba kubiharanira. Nta muntu rero ubona ikintu ataharaniye. Nagira ngo nkubwire ngo abateye imbere buriya ntago abakire baryama, barara batekereza icyo bazakora ejo. Abandi bakarara mu kazi, abandi bakagira gute. Nk'abanyarwanda rero dufite gukora 28 kuri 28 kugira ngo twiteze imbere. Rero ntacyo waba utagiharaniye. Imana irashaka yuko rero uwo muhate wawe, irashaka kugira ngo nawe ubwawe uhaguruke, ugire icyo wakora, ugire icyo washyira mu bikorwa, noneho usaba Imana ishyiremo umugisha. Ariko ntabwo umugisha wapfa kwizana gutyo gusa. Hari abahabwa umugisha ari uko bawukoreye. Rero haguruka, kandi Imana yo mu ijuru yiteguye kugushyigikira muri ibyo ngibyo, muri iyo ntambwe wenda gutera. Imana izagushyigikira. Hari ijambo rero rivuga ngo udakora ntakarye. Iyo Imana ivuze ngo udakora ntakarye, ujye wumva yuko gukora ari ngombwa. Gukora ni ngombwa, ntabwo ari ukwicara. Hari n'abagera mu kazi ntibakora kandi bagahembwa.
rero icyo usabwa nta kindi kugira ngo ako kazi kabyara umusaruro, iyo kampani ibyara umusaruro, urwo rugo rutera imbere, ni uko haboneka umuntu ukora, ni uko haboneka abakora kandi bagakora cyane badakorera ijisho. Icyo Imana ishaka, ibyo ukora byose bikore nk'ubikorera Imana. Imana izaguhereza umugisha, Imana izagushyigikira, ayikorera yose uko yaba angana kose, Imana yo mu ijuru izakugirira neza. Rero mu Batesalonike ba kabiri ibice 3:10 niho havuga ngo udakora ntakarye. Niyo mpamvu rero Imana ishaka yuko dukura amaboko mu mufuka, dukore, twiteze imbere, kuko Imana yashaka yuko tumera neza kandi dukoresheje ubwenge yaduhaye ubwenge, iduhereza amaboko abiri, iduhereza buri kimwe cyose, uburyo bwo gutekereza, uburyo twakuramwo, twagira ibyo tubona dukoresheje ubwenge bwacu. Rero ijambo rikatubwira mu Migani ibice 19 umurongo wa 15 ukanasimbuka ukanagera kuri 24 ndetse n'ibice 18 umurongo wa 9, hose hatubwira ukuntu tugomba kuva mu bunebwe. Tuve mu bunebwe, ntabwo ubunebwe ari bwiza, kuko ngo umunyabute ngo ashyira ukuboko ku isahani ngo kandi ashonje ngo akarindira agashaka abamutamika. Ntabwo turi muri abo ngabo. Rero n'uwagutamika ntabwo yagutamika uyu munsi ngo yongere kugutamika n'ejo. Rero twe kuba abantu basaba, kuko uguhaye yaguha uyu munsi ariko ejo ntakongere. Twige rero kugira ngo tuve mu bunebwe, kandi Imana yo mu ijuru yiteguye kudukura muri ubwo bunebwe. Ubuzima bubi twaba turimo, Imana yo mu ijuru yiteguye kudukuramo. Niyo mpamvu rero Yesu yageze ahantu asanga Simoni Petero arobana na bagenzi be, bakesha ijoro ntacyo babonye. Nawe ushobora kuba warashakishije igihe kinini, ariko nyamara uyu mwaka 2025 uku kwezi, iyi tariki, Imana ikakubwira ngo jugunya urucundura rwawe, noneho hari icyo ugiye kuroba. Hari amafi agutegereje, hari amafaranga agutegereje, hari amazi agutegereje, hari amamodoka agutegereje. Noneho jugunya urucundura rwawe. Hari icyo ugiye kubona muri uwo muryango wakwanze, hari icyo ugiye kubona muri ako kazi, hari icyo ugiye kubona muri urwo rugo, hari icyo ugiye kubona kidasanzwe, kandi Imana kuko ikubwiye ibitegetse. Niyo mpamvu rero Yesu yarobesheje ifi nyinshi, nkuko tubisanga muri Luka ibice 5 umurongo wa 1 uhere ku murongo wa 1 kugeza kuri 11. Niho havuga ukuntu Yesu yasanze abarobaga ariko ntacyo bafashe, bakesheje ijoro. Ariko umurongo wa 3 hakatubwira ngo yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato. Kuki yamusabye kubutsuraho hato? ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Kubera iki yagiye kuri ayo mato? Yarangiza agasaba Simoni, kuki Yesu atinjiye mu bwato, yinjiye mu bwato, ahubwo akabanza agasaba Simoni kubutsura. Hari uruhare rwa ba Simoni, hari uruhare rwawe Imana igusaba, Yesu agusaba muri uyu mwaka kugira ngo amasezerano yawe yuzure. Hari uruhare rwawe. Wikicara gutyo gusa. Nimba ari ukwiga, genda wige kugira ngo amasezerano yawe yuzure. Nimba ari ugukora, genda ukore kugira ngo amasezerano yawe yuzure. Tsura ubwo bwato. Amaze kubutsura Simoni Petero, arangije Yesu yicara mu bwato bwawe. Yesu aragusezeranya yuko azicara iwawe, azicara muri ako kazi. Uzabona abakiriya, uzabona inyungu nyinshi, kandi Imana yo mu ijuru iteguye kugushyigikira. Niyo mpamvu rero yigishirije muri ubwo bwato buhabwa umugisha. Amaze kwigisha aravuga ati, noneho mubutsureho, ni mubutsure. Arangije arigisha, amaze kwigisha arangije agira gute,
amaze kwigisha, amaze kubuhumanura neza, abantu bamaze kumva ijambo ry'Imana, arangira aravuga ati noneho nimujugunye urucundura rwanyu, nimujugunye ubwo bwenge Imana yabahaye, nimujugunye ayo masezerano yanyu, nimujugunye ibyo ngibyo byose kugira ngo mubashe kuroba. Arangije agira gute? Barabikora, bakora, babona amafi menshi. Niyo mpamvu rero Yesu icyo yakoreye aho ngaho kuri iyo nyanja, nawe ayiteguye kukigukorera mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu rero Imana ishaka kugira ngo irebe ibyo ufite ubikoreshe, ibitubure, nk'uko yabivuze muri Matayo 14 umurongo wa 13 kugeza 21, no muri Mariko 8 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku 10. Hose avuga ukuntu Yesu yatubuye amafi 2 ndetse n'imigati 5 agahaza abantu 5,000. Yesu yiteguye gufata ibyo bikeya ufite akakwagurira imbago nk'uko yazaguriye Yabesi. Ni gute Yesu yafashe amafi 7 gusa akayahaza abantu 4,000? Rero Yesu yiteguye kugira ngo aze arebe muri utwo dukeya gusa, utwo dukeya n'udukiranukamo. Yesu yiteguye kuza akabana nawe kandi akakwagurira imbago mu izina rya Yesu, kandi Imana yo mu ijuru yiteguye kubigukorera muri uyu mwaka. Yesu rero yabwiye abigishwa be ngo nibagende bajye ku nyanja bafate ifi maze bayasamure barasangamo amafaranga, baze batanga umusoro. Kuki Yesu bari baje kumusaba umusoro? Arangije ahita abwira abigishwa be ati nimugende mujye ku nyanja murasangamo ifi, muyasamure, murasangamo agapfunyika karimo amafaranga, muyasamure muze mutange umusoro. Rero gutanga umusoro ni byiza kuko na Yesu yarabikoze. Rero hari abaza bashaka ku nyungu ya umusoro, rero uva ku nyungu. Niyo mpamvu rero Yesu yaravuze ngo muzatanga 10% n'amaturo ku byo mwungutse, 10% ku byo mwungutse. Ariko na leta nayo iravuga ngo muzane umusoro ku nyungu, kandi nawe ubwawe wakoze ushaka inyungu. Rero ibyo ntaho wabihindurira kuko ijambo ry'Imana naryo rirabivuga ukuntu Yesu nawe yagize gute? Yatanze umusoro. Niyo mpamvu rero kuki dukunda imihanda myiza, tugakunda ibitaro byiza, tugakunda abana bacu bige mu mashuri meza bigiye bitandukanye, n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye byiza, tuzi neza yuko umusoro nicyo ukora. Niyo mpamvu rero iyo utanze nta kosa uba ukoze, ahubwo ibyiza bikore, noneho nabyo bikoreshwe neza. Kandi nanone 10% ni ngombwa kuko ni itegeko ry'Imana. Niyo mpamvu rero ibyo byose uko tuba tubikeneye, ntabwo rero watanga umusoro w'ibyo utungutse, ntabwo watanga 10% cy'icyo utungutse, kandi nawe washatse kugira ngo business yawe itere imbere. Hari inyungu rero Imana yo mu ijuru ishaka ko wakoresha neza. Koresha neza inyungu y'ibyo yaguhaye kuko izabikubaza. Imana rero yiteguye kuguha ibyo ukeneye byose kugira ngo ubashe kugira gute? Gukora ibyo byose igusaba. Niyo mpamvu rero mu Byahishuwe ibice 19 umurongo wa 17 ndetse kugeza 18 haravuga ngo mbona marayika ahagaze mu zuba arangurura ijwi abwira ibisiga byose bigurukira mu kirere ati nimuze muteranire ku byo kurya byinshi Imana ibagaburiye. Murye intumbi z'abami n'iz'abatware b'ingabo n'iz'abafite ubushobozi n'iz'amafarashi n'iz'abahetswe nayo n'iz'abantu bose, ab'umudendezo n'ab'imbata n'aboroheje ndetse n'abakomeye. Urumva rero Imana yiteguye kuguhereza buri kimwe cyose ukeneye kugira ngo nawe ubwawe ugire ubuzima bwiza, nawe umugambi w'Imana usohore ku buzima bwawe. Rero ntabwo ibingibi byose wabigeraho utabashe kugira gutera intambwe. Tera intambwe imwe
imana yo mu ijuru iyibone, iyo kwizera iyibone, iyo kujya mu kazi iyibone, iyo gukura amaboko mu mufuka ugakora, iyo ngiyo yose imana yo mu ijuru yiteguye kugira gute kuyishyigikira. Niyo mpamvu rero Uwiteka hari icyo agushakaho muri rino jambo. Niyo mpamvu rero muri Yesaya 51 umurongo wa 3 hari ijambo rivuga ngo Uwiteka ahumurije Isiyoni n'imyanya yaho yose yabaye imyirare, arayihumurije, ubutayu bwaho abuhinduye nka Edeni, ngo n'ikidaturwa cyaho akigize nk'ingobyi y'Uwiteka. Muri yo hazaba umunezero n'ibyishimo n'impundu n'amajwi y'impanda. Rero Imana ishiteguye kugushyira muri Edeni yawe, yiteguye kugukura muri ubwo butayu, yiteguye kukugirira neza, yiteguye kukwereka yuko ari Imana igufiteho umugambi muri uyu mwaka. Shobora kuba waragiye uhura n'imyaka itandukanye mibi, ariko uyu mwaka, uku kwezi, Imana yo mu ijuru irashaka gutangira ibintu bishyashya ku buzima bwawe, nawe ubwawe ukabona yuko Uwiteka Imana akugiriye neza. Uwiteka rero akugaruye mu ngobyi ya Edeni, ugiye kunezerwa kandi wishime wishime kubera yuko Uwiteka Imana yiteguye kugushimisha. Niyo mpamvu Adamu ataracumura yari ari mu ngobyi ya Edeni, yaryaga bitamugoye. Kandi mwibuke yuko icyaha nicyo cyazanye inzara, kizana kugira ngo umuntu arye yishakuye. Niyo mpamvu rero ibi byose bifatanije no kwegera Imana, byose birashoboka nk'uko ubuzima bugenda buhinduka. Niyo mpamvu rero mwitangira ibice 3 umurongo wa 14 kugeza 19, no muri icyo gice kuri 22 kugeza kuri 24 hatubwira ukuntu ubuzima bw'abantu bwagiye buba bubi kubera ibyaha. Bakajya barya ari uko bagombye gututubikana, umugabo azajya arya ari uko kugira ngo abone umutsima nukuruhira. Rero hari abantu bashaka ubuzima bworoshye, hari abantu bashaka ubukire bw'ako kanya, hari abantu bashaka gutera imbere by'ako kanya biciye mu nzira zitari zo. Imikorere y'Imana nuko nk'uko umwana akurira mu nda y'umubyeyi, ukwezi kwa mbere indi kirema, ukwa kabiri kirema, kwa gatatu kirema, kagenda bikamara amezi 9. Ntabwo binaniye Imana yuko umunsi umwe cyangwa ukwezi kumwe umwana yaba akuriye mu nda, ariko iby'Imana bigenda gahoro gahoro. Rero niba ushaka kugira ngo utere imbere mu buryo bw'Imana, bizagenda bikura, gusa ntabwo bisubira inyuma, ariko bikura gake gakeya, slowly by slowly, buhoro buhoro nirwo rugendo. Kandi ushaka kugera kure ntabwo yikwabagura. Niyo mpamvu rero Imana iragusaba kugira ngo nawe uve mu cyari, nawe uhaguruka ukore, nawe izi nzira zose uzice, kugira ngo Imana yo mu ijuru nk'umwana w'Imana uyu mwaka uzarangire hari aho uvuye, hari n'aho ugeze. Nimba rero ukunze iki kiganiro, kaba wumva wazakomeza gutega amatwi ibiganiro byacu, ukore subscribe, ukore share, ukore comment, ukore like, duhore dushyigikirana mu murimo w'Imana. Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha, Imana yo mu ijuru ikugirire neza mu izina rya Yesu.